Yego reka mbasuze mbifurize kugira ibihe byiza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri K7 magazine bahaye ikaze mwe mwamaze gukanda kuri subscribe ubwo nawe ntutarayikoraho rero ukaba uri kureba iki kiganiro urareba munsi y'ino video hanyuma ukanda wanditse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro ni Kizo nk'ibisanzwe, iyi ni K7 magazine. Ndabasuje cyane rero munyemerere n'ubundi mwongere mu ntize umwanya wanyu ndetse mu ntize n'amatwi hanyuma mbagezeho za nkuru ziba zagiye zizenguruka ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo dukomeze tugenda tuziganiraho byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero nkaba ngiye kugaruka ku nkuru y'umuntu bita M.Assia. Uyu nguyu baramuzi cyane, ni mama Pasiteri Inzahuke, Pastor Theogene wamaze kuba yakitaba Imana, ariko noneho amakuru ahari ati na Yaje. Amakuru ahari nuko byatangiye kugenda bihwihwisa ko ngo nyuma y'igihe uyu mugore nyuma yuko ngo ubukene bumurambije ngo ashobora kuba nawe agiye kuba yaba umutekamutwe cyangwa se ngo yatangiye kuba yaza gusabiriza ku mbuga nkoranyambaga, ariko noneho ngo yitwaje ko agiye gushinga fondasiyo umugabo we n'ubundi yari yarasize akoze. Ntabwo ndibuze kwemeranya nabo 100% mvuge ngo nukuza guteka imitwe cyangwa se gusabiriza, kubera ko turabizi ko fondasiyo zimwe na zimwe zigiye zemewe, ariko kandi nanone bidakuyeho ko hari fondasiyo zikora mu buryo bw'amanyanga zigamije gucyucyura utwa rubanda. Turaza kureba ese iyi fondasiyo igiye gutangizwa n'uyu M.Assia, ese ni fondasiyo igiye gufasha iki, kubera ko tuzi ko abana n'ubundi Pastor Theogene yari yarasize mu rugo. Uyu M.Assia yari yarabirukanye avuga ko ngo n'ubundi nta bushobozi afite bwo kubatunga. Ese noneho uyu munsi wa none ko agiye kugaruka avuga ko agiye kubashyira muri fondasiyo, nuko n'ubundi abonye ko ari cyo gihe cyo kuba yabafasha, cyangwa se abonye ko nta byo kurya afite cyangwa se nta byo kwifashisha nawe ubwe afite, dore ko uyu M.Assia nta n'akazi agira tuzi. Ariko hakaba hari andi makuru avuga ko ngo afite iduka mu mujyi wa Kigali ahari inyubako ya Chic. Ibyo byose rero ndagira ngo tubiganireho turebe ese iyo fondasiyo igamije iki kugira ngo dukomeze tugenda n'ubundi tubirebera hamwe. Umuryango wa Pasiteri Theogene rero niyo nshuti uri gutegura umuhango wo kumwibuka ndetse no gutangiza ku mugaragaro fondasiyo yitiriwe izina rye. Iyo fondasiyo bakaba bayita Niyo Nshuti Foundation cyangwa se Niyo Nshuti Fondasiyo, mu rwego rwo gukomeza umurage yasize mu murimo w'Imana ndetse no mu bikorwa byo gufasha abatishoboye. Uyu muhango uteganyijwe ku itariki 22 Kamena, ubwo ni mu kwezi kwa gatandatu, ari nako kwezi uku turimo 2025, ukazabanzirizwa no gushyira indabo ku mva ya nyakwigendera Niyo Nshuti Theogene, Pastor Theogene. Uwo muhango ukazaba ku saa 5 za mu gitondo aho aruhukiye mu irimbi rya Rusororo. Nyuma yaho guhera saa 8 z'amanywa hazabaho igikorwa cyo gutangiza ku mugaragaro Niyo Nshuti Foundation cyangwa se Niyo Nshuti Fondasiyo, bikaba bizabera mu nyubako ya Chic. Niyo Nshuti Fondasiyo igiye gutangizwa hagamijwe gukomeza ibikorwa by'ubugiraneza Pasiteri Theogene Niyo Nshuti yari yaratangije mu buzima bwe. By'umwihariko hakazaba harimo kwita ku batishoboye ndetse n'abana bavuye mu muhanda. Umugore wa Pasiteri Theogene Niyo Nshuti witwa M.Assia yabwiye Inyarwanda ko iyo fondasiyo izibanda ku bikorwa 5 by'ingenzi, birimo gutanga ibiribwa ku bashonje, guha imyambaro ku bakene ndetse no kubafasha kwihangira imishinga binyuze muri gahunda z'ubujyanama. Harimo kandi kubafasha kubona uburezi bw'ibanze, kwiga imyuga no kugira isuku, gutanga ubujyanama ku bijyanye n'ihungabana, imibereho myiza ndetse n'imibereho rusange mu miryango itishoboye. Hakazaba harimo kandi gukangurira abantu cyane urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge n'ihohoterwa rikorerwa mu miryango, ndetse no gukusanya ndetse no gucunga inkunga zigamije gufasha abifuza kugerwaho n'iyi gahunda y'ineza. Pasiteri Theogene Niyo Nshuti yarazwi nk'umuntu wakundaga Imana ndetse n'abantu, agakora umurimo w'Imana atizigamye, ariko anita cyane ku mibereho y'abari bakeneye ubufasha. Yitabye Imana ku wa 23 Kamena 2023.
ubwo yaravuye muri Uganda mu murimo w'Imana agwa mu mpanuka yahitanye n'abandi bantu babiri bari bari kumwe. Umurage yasize by'umwihariko ku bakene, abana bo mu muhanda ndetse n'imiryango itishoboye niwo ugiye gukomeza kubyazwa umusaruro binyuze muri Niyonshuti Fondation, ikazajya ikora ibikorwa by'ubugiraneza ndetse no gufasha binyuze mu bufatanye n'abantu bose bafite umutima w'impuhwe. Hanashyizweho urubuga rw'iyi fondasiyo rwitwa wa3niyonshutifondation.org. aha akaba ariho hari amakuru arambuye kuri iki gikorwa kigiye gutangizwa na Pasiteri Theogene Niyonshuti mu izina rya M.Assia ndetse n'izindi nshuti muri rusange. Ahangaha hakaba arimo kwibaza ibintu byinshi cyane, kubera iki agiye gutangiza fondasiyo noneho ku munsi wo kuba yakibuka umugabo we. Ahangaha abantu bari kugenda babyibazaho mu buryo bugiye butandukanye, abandi bagakomeza kugenda bibaza ese ko yamaze kuba yakirukana abana n'ubundi Niyonshuti Theogene yari yaramusigiye, ubu noneho nibwo yibutse ko yabafasha. Ibyo byose rero ni biri kugenda bigarukwaho, ariko nanone tukaba dufite impungenge z'amasosiyasiyo cyangwa se z'amafondasiyo agenda akorera hano mu Rwanda, kubera ko tuzi ko rimwe na rimwe hari igihe habamo gucuruzwa cyangwa se kungukira ku bandi, kubera ko hari igihe yaka ubufasha. N'urugero nimba yatse nk'ubufasha bungana na miliyoni, ugasanga babana cyangwa se wa muntu yaragiye gufasha yakiraga ubufasha we amugeneye inote y'ijana, andi 900, andi 900 we akayirira. Mu by'ukuri iyo ugiye kureba neza usangamo hano harimo gushaka indonke ku bantu, ugasanga umuntu ari kwifotoreza ku bantu arimo arabakira ubufasha, ariko nyamara we atari cyagamije, ahubwo ukabona akomeje kwigwizaho imitungo aho kugira ngo afashe babandi, ahubwo we akagira gute we akizamura. Niyo mpamvu rero iyi fondasiyo umuntu ntabwo ashobora kuba yayitera amabuye, ariko nanone ntabwo ashobora kuba yayakiriza yombi, kubera ko tuzi neza ko ahangaha hari abantu baza bitwikiriye umwambaro wo gufasha cyangwa se wo kwaka inkunga, ariko nyamara bafite ibindi bagamije. Ngira ngo murabizi neza cyane hano mu Rwanda ntabwo ariyo fondasiyo ya mbere irabibayeho, yego si nayo ya nyuma, ariko twagiye tubona ingero nyinshi y'amafondasiyo yagiye ashingwa hano mu Rwanda, nyuma tukaza kubona ko harimo ubucuruzi bugiye butandukanye. Ku ikubitiro ngira ngo muzi fondasiyo ya DJ Brian, iyi ngiyi yafashaga nabwo abana ngo babaga mu muhanda, ariko nyuma haza gutahurwa ko uwitwa DJ Brian aba bana yakomezaga kugenda abarya amafaranga abantu babaga batanze, hanyuma we akijyanira mu nyungu ze bwite. Niyo mpamvu rero n'uwanyana Asia abantu bari bakwiye gushishoza bakareba nimba koko ibi bikorwa agiye gukora bigize urukundo cyangwa se nimba koko bigize ubucuruzi, kubera ko dushobora kuba turi kubibona ko agiye gutangiza fondasiyo y'urukundo, ejo tukabona ko harimo amanyanga. Nimusubira inyuma murasanga abana yareraga abenshi n'ubundi baragenda bavuga ko uriya mugore ngo atari umuntu mwiza, kuko ngo kuva nyuma yuko umugabo yitabye Imana, umugore ngo yahise ahinduka aba umuntu mubi. Niyo mpamvu iyi fondasiyo rero nujya no kureba urasanga ifite aho huriye n'ubundi na groupe abarizwamo yitwa Abadasigana. Iyi nayo twagiye tubonaho amakuru agenda yiturukaho avuga ko ngo bashobora kuba ari abanyamanyanga, kuko iyi groupe bita Abadasigana niyo ibarizwamo abantu n'ubundi usanga ku mbuga nkoranyambaga bagenda bagarukwaho mu nkuru zitari nziza, harimo uwitwa Silas bya Yesu ni ku murongo ubu ngubu ufunzwe akurikiranyweho gutera umwana utujuje imyaka akamutera inda ndetse no kumusambanya. Hakaba harimo uwitwa Theo Uwiringiye Imana, uyu nguyu nawe abantu baramuzi cyane, nawe hari amanyanga yakomeje kugenda akora. Harimo uwitwa mama Pasiteri Pastor Mutesi, hakaba harimo uwitwa Tasiye Titusi ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Abo bose bakaba ari bo bagiye kugaragara n'ubundi muri fondasiyo Niyonshuti Foundation. Ikaba izabera n'ubundi muri Shiki, aha ni mu mujyi wa Kigali rwagati, ndetse amakuru angeraho akaba ari no kuvuga ko ngo azabikorera n'ubundi mu nyubako n'ubundi acururizamo cyangwa se afitemo iduka ricuruza imyenda ashobora kuba yarakuye mu mafaranga yakuye kwa Pastor Steven. Uyu ni umugabo n'ubundi ngo bakundanaga mu minsi yashize. Izo ni inkuru
nkuru zose mwagiye mubona. So reka rero dutegereze ibyino fondasiyo, hanyuma abazabyitabira ubwo ni ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatandatu ku isaha y'isaa 5 ku irimbi rya Rusororo, hanyuma bavayo ku isaha y'isaa 8 bakahurira n'ubundi mu nyubako ya Shike hano mu mujyi wa Kigali kugira ngo batangize ku mugaragaro niyo nshuti foundation. Reka mbashimire cyane mwe mwari munkurikiye kuva aho nahereye kugera aho nsoreje ahangaha. Mbashimire cyane abakanze kuri subscribe, hanyuma n'abatarayikandaho igihe niki kugira ngo n'izindi nkuru dukomeza kugenda dukora zitazajya zibacika.